Muraho neza nshuti bakundwa, muraho neza mwese abakunzi ba Kaireme TV. Ndabasuhuje, ndabatahije kandi mbifuriza umunezero Imana itanga, kuko ibyiza Imana itanga nibyo byiza byuzuye, kuko ushobora guteganya ko wakora ibyiza ariko Uwiteka yatabirimo burya sha ubuhombye. Uyu munsi rero nabazaniye inkuru ivuga ngo hari ikosa abantu bakora iyo bamaze gushaka. Iri kosa abantu bose niyo batarashaka bayumva tu ni mistake abantu bose bafite kuri mariage, ni ibintu abantu bibwira kuri mariage bitari ukuri. Nifuza ko uyu munsi tubyumvikaneho, tubiganireho. Niba wumva ko ari ukuri ugurambwira, niba wumva atari n'ukuri kandi turajya inama. Ngewe numva atari ukuri, wowe ubyumva ute? Reka rero mu gihe turi kubiganira tubanze dusenge twiragize Imana muri byose. Uwiteka niwe mushobozi wacu, Imana nyiringabo, Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishobora byose. Turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye uburyo dukunda, uburyo twitaho, uburyo turinda. Mana ushimwe kuba tukiriho, kuba tugihumeka, ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari uko dukiranuka, ntabwo ari uko hari icyo twatanze, ahubwo nuko ugira ubuntu ukagira n'impuhwe ukaturinda, ukaba ukibanye natwe. Mwami mwiza ubishimirwe, iminsi yo kubaho waduhaye turayigushimiye Mwami. Nukuri nunaduhamagara ngo tugende tuzaza. Uwiteka ushimwe kuba waraturemye, ushimwe kuba turi kumwe nawe. Mana nyiringabo rero ndagutumiye muri iki kiganiro, ntaba ari jye aba ari wowe, ntaba ari jye uvuga, ntaba ari jye wiyobora, ahubwo Mwuka Wera wawe yururukire kunyobora kandi ambwiriza icyo kuvuga. Ndagushimira mukunzi mwiza, ngutumiye muri iki kiganiro, ubane nanjye kandi ushoboze byose. Misabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego nshuti bakundwa rero, hari ikintu abantu bajya bibeshyaho, ugasanga nyine umuntu amaze kubaka urugo, ariko mu kubaka urugo kwi nyine atekereza kuko ariko urugo rwubakwa, akibwira ko ibyo bintu ari ukuri, kandi abantu benshi bakabihuriza. Icyambere, abantu bose bamaze gushaka cyangwa se batarashaka yenda gushaka, abatekereza ko uwo bagiye gushakana ntaba yemerewe kugira undi muntu baganira, ntaba yemerewe kugira iyindi nshuti, ntaba yemerewe kuyihamagara kuri telefone, ntaba yemerewe kuyibwira amagambo meza nk'ijambo ndagukunda, ntaba yemerewe, mbese hari ibintu abatemerewe, bya bindi byose wowe wibwira ngo kuko ari sheri wawe, mbese mu yandi magambo ni wewe wenyine wemerewe no kubibwirwa. Kandi ukirengagiza ko uwo muntu ari mu isi abana n'abantu. Ni wumva umunsi umwe nk'umuntu bakorana aramubwira ati sheri, ati shu, tuzi ko abagore benshi banakunda kubivuga, uzahita uvuga uti biriya bafitanye degré d'affinité, bafite ukuntu babanye muri uwo mubano wabo anshi inyuma, bafite aho bahurira mu buryo butandukanye. Ugatangira ugafuha, umutima ukuzura, umujinya ukakwica, kandi mu by'ukuri ikintu kiri hagati y'abo bantu nta hantu gihuriye namba n'urukundo, nta hantu gihuriye namba n'iby'abasheri wowe nawe muziranyeho mukundana. Wapi, ntaho bihuriye. Ni umuntu usanzwe, just bafitanye umubano usanzwe w'abantu basanzwe. Ariko abantu benshi bamaze gushaka, abimva nabona umukunzi we yisundi sheri bizaba ikibazo, nabona umukunzi we yandikiye undi muntu waramutse uteshu bizaba ikibazo. Rero aka kantu kubera ko abantu bose bakibeshya, we washatse nibuze ubwenge, irinde ururimi rwawe, rurinde kwita umuntu sheri, rurinde kwita umuntu shu, kandi uzi ko ari kandi ubimwita donc abivuga ari blague, ni ibintu bya blague biri aho ngaho. Nago bakundana, na rundi rukundo, nta degré d'affinité zirimo aho ngaho, nta bundi bushuti bafitanye, ariko kubyumva no kubyakira kaba ikibazo. So ako kantu abantu benshi bakibeshyaho, umuntu akumva ko nyine niba ashatse uwo bashakanye niwe nawe gusa, bari mu isi yabonye, nta hantu na hamwe, nta wundi muntu uzamureba, nta wundi uzamuvugisha, nta wundi uzamwandikira, nta wundi uzamwoherereza imitima, nta wundi uzamwoherereza indabo, nta uzamubwira ko amukunda. Reka da, imva nkubwire rero, ngewe nyimara kubyumva ibi bintu, nyimara kubireba nk'obuserifu ukuntu abantu babipfa, ugasanga umuntu yarebye muri telefone y'uwo bashakanye yasanzemo umuntu yiseshu, arangije ararakara, arafuha, yenda gupfa. Nahise mbona ko mu by'ukuri abantu bakeneye kubiganiraho, bakamenya ko mu by'ukuri umuntu kuba yakwita undi sheri, kuba yaganira n'undi bakavugana ngo shu cyangwa iki, ntabwo ari ikibazo.
wowe banira neza uwo mwashakanye, kora uko ushoboye umukundwakaze, ariko wijya gutinda ku mivugire, ku mvugo avuganaho n'uriya muntu muturanye, uwo bakorana ku kazi, uwo bahurira muri korari, uwo bahurira he. Cyakoze nubona hari ikindi kintu kibahuza kidasanzwe, aho ngaho niho ushobora kwintervene ukamubwira uti tariko sheri mbona mufitanye ubumwe budasanzwe n'uriya muntu, ese relation mufitanye ni iyihe? Impamvu rero mbibabwira nshuti zanjye, nagize gutya nyine nkajya mbona abantu, umuntu arapfa n'undi ibintu by'amafuti nk'ibyo muri telefone ye. Agiye muri telefone y'uwo bashakanye, asanzemo umuntu juste bitanye sheri, yewe nta n'ikindi kintu bazanya, sheri waramutse uti shu wiriwe. Noneho niba mumaze kubipfa 2-3 kandi ukazasanga wa muntu nta kintu bari baziranyeho, kuki udahita udekuvura ko mu by'ukuri abagore benshi bakunda kwita abandi bantu sheri shu. N'abagore benshi babikunda, biragoye ko umugabo yabyita umuntu gutyo gusa, ariko nanone bibaho ko umugabo ashobora kubyitana n'undi muntu kandi nta kindi kintu bafitanye, ariko akaba yamutereta. Ibyo nabyo birashoboka. Akaba yazaca inyuma wa muntu akamutereta, ibyo nabyo birashoboka. Aha rero ni mwebwe bo gutekereza, niyo mpamvu nababwiye ngo wowe urabyumva uti. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero, ikindi kintu abantu bajya gushaka bazi yuko muri iyi si ya rurema ariko biri, ari nako babyita, ari nako babifata. Cya kabiri ni iki? Ikindi kintu rero cya gatatu, abashakanye usanga bose bajya gushaka, cyangwa se abasore n'inkumi bajya gushaka, avuga ati rwose ni kuriya bizagenda, ni kuriya biba bimeze. Cya kabiri, umuntu wese ajya gushaka azi ko urukundo yahabwaga rugiye kwikuba kabiri. Urukundo yahabwaga, niba yamwandikiraga message bakibyuka, niba yamuhamagaraga, niba yamwambarasaga, niba yamuhoberaga, niba yamukoreraga iki, aba yumva ko nyine this time bigiye kwikuba kabiri. Ndashaka kukubwira ikintu gikomeye, biriya bintu byose bishashagirana by'urukundo rushashagirana biba bihari mbere mutarashakana. Iyo mumaze gushakana, mutangira kugira izindi priorite, no kuba mwari muri kumwe urukumbuza ari rukeya, bibatera kuba mwahita murwana urugamba rwo gushaka ubuzima kuruta gutekereza kujya kumubwira ngo shu sheri bizu, ukamuyambira, ukamuhobera, ukamukomeza, ukamwandikira message, ukagira ngo ibyo bihe muzabikumbura. Niyo mpamvu mbere yo gushaka banza ufata umwanya wawe wose ubyinjoyinge, akwandikira ibishoboka byose, aguhamagara ibishoboka byose, muteretana uko bishoboka. Ariko numara gushaka nibigabanuka, ntuzavuge ngo ni ukubera ko byagabanutse mu rugo rwa. Ni gutyo biba bimeze ku bantu bose. Abantu benshi bajya kubaka azi ngo none urukundo rugiye kuba igisagirane ruhirite rusakuze ruvutse induru. Ntabwo ari gutyo. Iyo mugeze mu rugo priorite zibizindi, mutangira gutwita, mutangira kubyara, mutangira kugira ibindi bintu, mutangira gutekereza amafaranga, kubaka, kuzabaho, abana banyu bazabahe, mutangira gushaka iterambere. Byari urukundo rw'igisagirane rushashagirana rusahinda, bitangira kugenda bigabanuka. Bitangira no kugenda bigabanuka, ukajya bibaza utariko se habaye ikikoshera atakinkunda, habaye iki niki cyamuteye kunyanga, niki cyamuteye kumpunga, niki cyamuteye oya. Murabyukana, murararana, mubwirana icyo mushaka kubwirana cyose, murahorana. Urukundo rw'igisagirane rwaragiye, nta matsiko kigufitiye, nawe nta matsiko kimufitiye, nta bintu byinshi bigihari. Ubu ngubu ikintu cyonyine gishoboka kugira ngo urwo rukundo rw'igisagirane ruhagume gake nuko mushyira imbaraga mu gukomeza gushakisha utwo tuntu tubaryohera twiza. Ukajya ugerageza utugambo twiza ukatumubwira, ukagerageza yaza ugahobera, ukagerageza ukajya kumwirukaho mwirukira. Ibyo nibyo bintu bizatuma wenda rwa rukundo rudashira. Ukamushakira udukado, ukamubwira utugambo twiza, nibyo bizatuma rudapfa gushira rwa rundi rw'igisagirane rusahinda cyane. Ariko nibiguyeho ko narwo ruba rusigaye ruri nka 20% y'urwo mwari mufite mutarashakana. Nubireba neza urasanga ibyo nkubwiye ari ukuri. Kandi abantu benshi bagira tendency yo kwibeshya ko iyo ageze mu rugo rw'ikuba kabiri, cyane cyane abagore n'abakobwa, iyo agiye gushaka agenda azi ko noneho sheri wagiye kumukunda by'igisagirane bikubye nk'inshuro 20, akirengagiza ko icyamwirukansaga kizaba kirangiye, ahubwo mugeze mu rugo mugiye kubaka.
niba mugiye kubaka urugo rero, urugo si amagambo, urugo si utwana two mu jisho, urugo si no, urugo ni ibikorwa bigaragara bifatika byubatse urugo rwiza. Urakoze. Ubwo rero ako kantu abantu benshi bakibeshyaho, yamara kugera mu rugo bikamuzengereza. Hari akandi kantu rero ka gatatu nako ngira ngo mbabwire abantu iyo bubatse ingo, benshi bajya kubaka ingo bagera mu rugo agashiduka atari ko bigenda. Akantu ka gatatu rero abantu benshi bajya bibeshyaho iyo bamaze gushaka, iyo bamaze kubaka urugo na gake. Akantu ka gatatu ni akantu kavuga ngo we wamushatse mukimara gukora ubukwe mumaze gusezerana, wumvaga nta wundi uzamutereta, wumvaga nta wundi uzamubwira mwaramutse mwiriwe, wumvaga nta wundi uzamureba, wumvaga nawe nta wundi azabwira ngo mwiriwe, cyangwa se nta wundi nyine uzamutereta akamubwira ati akamubwira turi mwiza, nawe akamusubiza turakoze. Wumvaga ibyo byose birangiye, ni wowe uzamureba uri kwisi wenyine, ni wowe uzajya umuhanga amaso wenyine, nta wundi umubona, nta wundi umureba. Uribeshya cyane. Uwo muntu ari ku isi irimo abandi bantu, kandi bose baramureba, kandi bose baramukunda. Niba waramukunze si we wenyine uzamukunda, hari n'abandi bazamukunda. Noneho ba bantu bamukunze bashobora no kumuyoberaho bakamubwira ngo nagukunze kandi numva twabana, kandi ari Mariya, anabibona ko ari Mariya. Bikubwira iki? Bikubwira ngo icyo wowe ukimara gusobanukirwa ibyo bintu, icyo ukora ni iki? Uhita ukora kurse yo gutuma abantu batamugutwara. Wowe ukora uko ushoboye, ugakora ibyawe neza ku buryo yishima, ku buryo yumva ko muri kumwe, ku buryo yumva anezerewe ko muri kumwe. Hanyuma iyo urangije kumukunda no kumutetesha, ibisigaye nawe arabiguharira, aragenda nawe akajya bahakanira umusubizo. Bose bamuyoberaho babwira ati ariko burya nakanaka n'umugabo, ariko burya nakanaka n'umugore mwiza, ntunsuzugurira umugore ngo unterete kandi mfite umugore. Burya nakanaka n'umugabo kandi ntacyo abuzi, ntunsuzugurira umugabo ngo uze kuntereta. Voilà, akababatesheje agaciro. Ariko azabatesha agaciro hakurikije imbaraga wowe ushyira mu kumwitaho, hakurikije imbaraga wowe ushyira mu kumutetesha, hakurikije imbaraga wowe ushyira mu kubaka urugo rwanyu, na responsabilité ufata, ku buryo we akubona nk'umuntu wiyubashye, umuntu umukunda, umuntu akwiriye kuba koko yagahisemo. Nuvuga ngo uburyo guhitamo budepanda ku buryo wowe ugira ute umufata neza. Iyo umufata neza nawe abona imbaraga zibahakanira, zibabwira ngo burya nakanaka n'umugabo, burya nakanaka n'umugore mwiza. Ariko uramutse utabikoze gutyo ngo umwite umuteteshe umufate neza, no kubahakanira biramunanira, nawe nyine agashiduka yatwawe, agahita agendera rimwe. Rero abantu benshi bajya kubaka urugo, agashaka akibwira ko nta wundi uzareba umugore we, akibwira ko nta wundi uzareba umugabo we, akibwira ko byo kumureba no kumwitaho no kumukundwa akaza no kumutetesha birangiriye aho. Ariko ntago ariko kuri, ntago birangiriye aho. Uko wamubonye ukamukunda akakwemerera mukabana, muhe liberté, muhe freedom, we azabahakanira. Bara bose bamutereta azabahakanira, ariko uburyo azabahakaniramo ni wowe uzabigira mu ruhare. Urufunguzo rwo kubahakanira ni wowe urufite, ntago ari we urufite. Nawe urabyumva nyine. Hari ukuntu umuntu aba afite nk'ikintu adafite, ikintu adafite akavuga ati okay, urumva iyo ikintu utagifite undi muntu akaza akakiguha, wumva ugize tendansi yo kumva wagitwara, ukacyemera, ukacyakira. None bibaze rero yabuze keya, yabuze umuntu umwitaho, yabuze umukunda, yabuze umutetesha, mu rugo rwe ntabyo abona, abonye undi ubimuha, nagucika ntabwo ikosa rizaba ari irye, rizaba ari iryawe. Nuvuga ngo rero mbere ya byose ndagira nkubanze nkumara amatsiko, nkumenyeshe ngo iyo umuntu yamaze gushaka, ubuzima bukomeza nk'uko bwari busanzwe. Icyo adakora cyose, kijyanye no kuguca inyuma, ikijyanye no gutereta undi muntu cyangwa kwemera guteretwa n'undi muntu, ibyo ni wowe ubigiramo uruhare, ni wowe uzabidetermina, ni wowe uzabituma abahakanira abo bandi. Naho ubundi byo kwibeshya ngo yamaze guhitamo ngo bari mu rugo rwe wenyine, ari mu rugo rwe wenyine, ariko ibigeragezo ntibibura, abamugerageza ntibabura, abamutanta ntibabura. Cyakoze kubahakanira cyangwa kubemerera bizadepanda n'uburyo wowe ugize ute umubaniye neza cyangwa se umubaniye nabi. Imana rero baho umugisha, ndabakunda cyane inshuti zanjye. N'utwo tuntu dutatu rero mbabwira ngo abantu iyo bamaze gushaka nyine agera mu rugo akumva ni ibintu byari ibintu bisanzwe. Cyakoze reka nongeraho akantu ka nyuma,
akantu kanyuma nuko iyo abantu bamaze gushaka bagiye gushakana, abasore n'inkumi bagiye kubaka urugo, bakomeza bibwira ngo sheri wanjye turahuza, ngo tuganira ibyo dushaka, tuvugana ibyo dushaka, ngo ukumva biroroshye. Wagera no mu rugo ukajya wibagirwa ko uri umugabo utandukanye n'umugore. Hari inshingano za kigabo, hari amagambo ya kigabo umugabo agomba kuvuga, hari n'amagambo adakwiriye kuvuga. Ukibagirwa ko uri umugore, hari amagambo ya kigore, hari ibyo wemerewe kuvuga nk'umugore, hari ibyo utemerewe kuvuga nk'umugore. Wow! None wagera mu rugo ugatangira uti sheri wanjye turamenyeranye. Reka mbaho urugero. Umutipe n'umukobwa barutse kubaka urugo. Bamaze kurwubaka bukeye kabiri umukobwa babura umukozi. Umukobwa aratasa sita arateka vava kugira ngo we na sheri barye baze gusubira ku kazi. Ibintu by'amaresitora abantu benshi buriya bije vuba, abantu hambere buri wese yatahaga mu rugo saa sita. Noneho umukobwa aragiye ageze mu rugo atetse ubugari, akora agasosi vuba vuba, nibyo biryo byihuta kugira ngo basubire mu kazi, bose barakoraga. Arangije yarurira ubugari ku mupfundikizo w'isafuriya, ya mipfundikizo ibigaramye, murayizi imipfundikizo igaramye y'amasafuriya. Akubiseho ubugari azanye ku meza, ateretse ku meza. Umugabo ibyo bintu nubwa mbere yarabibonye, yarabonye umuntu warurira ubugari ku mupfundikizo w'isafuriya agaterura akazanira umugabo ngo narye. Abikubise amaso atangira kwibaza ati se umugore wanjye yasaze. Mu yandi magambo barashwanye kandi bapfuye umupfundikizo w'isafuriya waruririweho ubugari. Wageze mu rugo wowe uracyafata sheri wawe nk'umuntu uri simple usanzwe, umuntu udambese udakeneye ibyubahiro byinshi, utikuza, ni sheri wawe muhurira kuri byinshi, mwaranabyaranye munambarirana ubusa. Ukibagirwa ko uri umugore, akibagirwa ko ari umugabo, ubundi mwamara kugera mu rugo rukabacanga kubera yuko buri wese ataramenya ko mwubatse urugo mwabaye abandi. Inshuti zanjye, bwa buzima mwari murimo mbere bwo kugenda kugura utunyanya ukaza udutwaye mu ntoki, ukaza ugateka n'amagi abiri ugatekera umugabo murete ukashyira hari, abantu bose babibonye ko ni utugi tubiri n'utunyanya tubiri ukaza ubiteneretse mu ntoki. Reka yabaye umugabo, yabaye umutware, yabaye umuntu wubahitse. Mwubahe. Warangiza wowe ugatangira uti ndaza kwegera umukozi, tugira ibyo tuvugana, mubwira ibyo akora, mugire gute. Wabaye umugabo, ubu buri kimwe cyose ugomba kukinyuza ku mugore wawe mu rugo rwawe. Inshuti zanjye, kuva mu bukobwa ukajya mu bugore, kuva mu busore ukajya mu bugabo, nicyo kintu cya mbere gicanga abantu, kikabakubita kikabazunguza kikabageza hasi. Kandekeraho abwirwa benshi akumva bene yo, ibyo byose mwabyumvise. Imana ibarinde cyane, ndabakunda.